introduction akenshi mu materaniro irangira, nibagirwa kwivuga, nibagirwa gushima, nibagirwa gushima iteraniro. Iyo ninjiye mu mwuka ntabwo mbyibuka ibyo bintu, ariko nkibyibuka ndashima Imana ko mpagaze muri ubu bwatsi muri iri teraniro. Cya kabiri, ndashima Imana yankunze igone kugira ngo nanjye nze kugabana n'abandi n'abera umunezero wo muri iki giterane. Cya gatatu, ndashima Imana ku mushumba n'ubuyobozi bw'itorero bicaye mu bavugabutumwa benshi, mu bana b'Imana benshi bari muri iki kirere, bari ahantu hanze hose baziranye nabo, bakantekereza mubo batekereje ko ugomba kuza tugasangira igiterane. Abashumba bacu, umubyeyi wacu mukuru, cya gatatu, ndashima Imana kuko utatengushye Imana, kuko Imana igihe cyose ishaka abayo, ishaka kuko ngo ikunda abayikunda, n'abayishakana umwete nibo bayibona. Imana ishimwe ko yabakopeje ikabatiza insanganyamatsiko z'iki giterane ngo mufashe urubyiruko rugarukire Kristo. Abantu bagize iyerekwa bagatekereza ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho umwanya muto, mubambere amashyi menshi cyane. Amavuta y'ubushumba ari mu tanga. Haleluya. Amavuta y'ubushumba aje mu kandi ngiye gucizira gusa, hanyuma twakira umushumba adukorere akore n'Imana mushize ku mutima byose. Mwishima utuma tutareba imbere y'utuya, uko bimeze bitose neza Imana yavuzeho. Mwishima naho mwishima utuma tutareba imbere y'utuya, Mana we nuko bimeze bitose neza Imana yavuzeho. Kuko ari na jambo, kuko ari na jambo Imana ivuga, maze ngo rihere. Umwishima nawo, umwishima utuma tutareba imbere y'utuya, uko bimeze bitose neza Imana yavuzeho. Kuko ari na jambo, kuko ari na jambo Imana ivuga, maze ngo rihere. Zongera kuzo yavuze, zongera kuko Imana atari umuntu ibeshye. Kadusome ijambo ry'Imana, hanyuma dukoresha umwanya wacu neza. Amazina yitwa Hagayi Felix, umuvugabutumwa, ni umupapa w'umusore, afite umudamu umwe n'abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Hanyuma baduhaye insanganyamatsiko kandi umuvugabutumwa wa mbere yayisobanuye cyane. Mumpera amashyi menshi cyane, n'umwigisha mwiza. Ngiye kuvugaho, ngiye kongera akantu gato natekereje neza. tugiye kurebera hamwe, batubwiye ko insanganyamatsiko
ivuga kwiyegurira Imana mu busore bwawe. Hanyuma njyewe ngiye kugaragaza akantu gusa gato, ngiye guca akarugo kavuga ngo gato muri kiriya cyane nagishyizeho papa, nta nubwo nongera kugisoma. Ngiye kuvuga gusa ngo ubusore butiyeguriye Imana buzicuzwa. Ubusore butiyeguriye Imana buzicuzwa. Buzicuzwa. Ubusore butiyeguriye Imana buzicuzwa. Dusome Abagalatiya igice 6 murongo wa 4. Turasoma ibyanditswe bitatu kwihuta, turabivugaho umwanya muto cyane. Abagalatiya wahageze ibice 5 murongo wa 4. Hari umuntu wahageze ngo dusome ibice 5 murongo wa 4. Ibice 6 umurongo wa 4. Yego. Nimuyobe. Yego. Imana ni ntaburi twisu. Yego. Kuko ibyo umuntu abiba arya sasarura. Aha, komeza 8. Ubira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Yego. Ariko ubira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Yego. Dusimbukire muri Timoteyo wa 2 bice 2 murongo wa 20. Yego. Munzu y'inyumba. Yego. Ihazabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa. Yego. Nuko data. Soma abantu neza kabisa. Munzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe mu bikoresha by'icyubahiro, bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu gikoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, n'ikigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Uyu muntu asoma Ikinyarwanda cya hehe, kirasa n'icyaha hafi cyane, yihutaga cyane. Ushobora gusubiramo ugasoma Ikinyarwanda cy'umwimerere. Mu nzu y'inyumba habamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa. Yego. Ahubwo habamo iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoresha iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Mumumbere amashyi menshi. Dusohoreze muri Zaburi ya 16 murongo wa 2 n'uwa 3 wonyine. Zaburi ya 16 murongo wa 2 n'uwa 3 wonyine. Zaburi ya 16 kabiri. Nabwiye Uwiteka nti, yego, ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite utari wowe. Aha. Yego. Abera bo mu isi Aha. nibo mfura bishimira bonyine. Andika hano papa, wandike ngo abera bo mu isi
nibo mfura bishimira bonyine, hanyuma wandi munsi uvuge ngo setu, wandike ngo abera bo mu isi nizo mfura nishimira zonyine setu. Nunanirwa kubyandika mu gifaransa ubyandike ku byumve uvuge ngo setu. Umwijima w'umuzira twizere wacu asema n'umwanya muto izuba abera bo mu isi nizo mfura yishimira setu. Maze guhabwa iki cyanditswe naragisomye, hanyuma ngitindaho ndagitekereza, habaye mu ijoro ndota ndi muri iki gitero, kandi iyo ivuga butumwa ndarirose, ntabwo impamvu yo kuvuga ngo simboneka. Maze kubirota numva ndi mu giterane neza, igiterane muto waramanutse neza abantu babose, ndota icyanditswe twasomye mu Bagalatiya avuga ngo timukagire gute, timuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, ahubwo guca umuntu aruba nishagira ati ntawe ubiba amasaka ngo asarure ibigori, ntawe ubiba ibigori ngo asarure ibishyimbo, ntawe ubiba ingano ngo bamushumba. Hari abakristu ba restoration, hari abakristu b'abanyarwanda, ariko atari abakristu b'Imana. Nuko arongorera arambwira ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ubibira mu mubiri, ubibira mu gisimba ngo bashumba bamurebe, ubibira muri korali ngo bamubone, ushaka kwishyira imbere ngo bamurebe azasarura gupfa no kubora. Ariko ubibira mu bugingo uwo azasarura ubugingo bwayo. Hanyuma uzagusobanukirwa neza ko ubukristo butiyeguriye Imana buzicuzwa. Umusore utiyeguriye Imana azicuza. Ni ukuri kose ndabarahiriye, umusore utiyeguriye Imana azicuza. Kandi azicuza umusore we, azicuza iminsi yabayeho adakorera Imana, azicuza iminsi yabayeho adakiranukira Imana, azicuza icyamubeye, azibaza impamvu yabayeho ayibure. None usanga umuntu wese utazicuza ntuzakora ibyo agiye kuvuga. Haleluya. Ubusore ntabwo ari draft. Abageze mu ishuri baraduza cyane, bazi icyo bita draft, bazi icyo bita brilliant. Ubusore ntabwo ari brilliant. Iyo umunyeshuri yicaye muri sitting room ya exam, bakamuzanira question paper, hanyuma bakamuzanira na answer sheet, ariyo draft cyangwa brilliant. Barabanza bakamubwira ngo banza witoreze hano icyo wemeza ko ari cyo, ujye ubone kugishyira kuri blog, ubone kugishyira ahabugenewe, ariko banza witoreze. Dore aho kwitoreza naho numara kwemeza igisubizo uraza kukimurira hano hazima, noneho uzabwishoje. Ubukristo rero abantu benshi barashukwa, ntabwo ari brilliant. Ntabwo turimo kurya ubukristo kurya ubusore ngo ni brilliant, ngo turimo turitoza ngo arahandi tuzakwimurira.
yatije amagambo abantu b'Imana nabo bisangamo, yatije abisa amagambo, arababwira ngo nukurya ubuzima, arababwira ngo nta myaka ijana. Naratangaye sinzi niba hari umukristo ukopera amagambo ikuzimu, amagambo ya satani y'umubeshi ya dayimoni y'ikuzimu, akavuga nawe ngo nta myaka ijana, akavuga nawe ngo nukurya ubuzima. Abana b'Imana bavuga ngo nukurya ubuzima, ngo nukurya isi. Uzandika igitabo kimare wowe, uzandika isi imare, uzayituruka he? Ngo nukurya isi, ngo nukurya ubuzima. Reka kubwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umusore butiye kumenya Imana uzicuzwa. Umusore ukopera ikuzimu agafata agatira amagambo y'ab'isi ngo nta myaka ijana, ngo nukurya isi, ngo nukurya ubuzima, ngo nukurya, azicuza. Uwo musore azicuza ubusore bwe, azicuza icyatumye abaho, azishaka yibure, ashaka icyo yakoze mu nzu y'Imana, ashaka icyo yakoreye Imana. Ati wowe ntabwo turimo kurya umusore ngo ejo tuzimura twanganye n'uyu musaza, ibibaho. Ntabwo tuzangana n'abashumba ngo nibwo ngo tuzimurira ngo oya. Ubukristo ubusore nibwo uburimo, niba urimo kuburya nabi uzicuza, niba urimo kubwitwaramo nabi uzicuza. Nta gihe ufite cyo kuzimurira ibyo wakoze niba warabibibye mu mutima wawe, uzasara urupfu no kubura. Ariko niba warakoze ibyo umwuka, uzasara ubura. Ariko niba uvuga ngo ndacyafite igihe ngo cyo kuburya, ushobora no gupfira muri ubwo kuburya. Haleluya, haleluya, haleluya. Abasore bakopera ikuzimu, sindabona bene abo basore baranangaje. Ejo bundi hari umusore nzi twasenganye nyuma ya covid. Babana bavuye kuturirimbira ngo ineza yawe itagira umupaka, ingezeho ndahinduka, ijambo ryawe ni ukuri. Ejo bundi umusore twigana hano, turigana Kigali teoloji, twigana muri Kigali nyuma ya covid. Umusore twasenganye uraha Kigali nyuma ya covid, afata ijambo ry'Imana, mbabwira impamvu ukunda ijambo ry'Imana ari ukuri. Afata ijambo ry'Imana aravuga ngo ngiye kurishira kuri epreve, ngiye kurigerageza ijambo ry'Imana, ngiye kugerageza ijambo riri mu Baroma 8:32 havuga ngo ubwo itimana umwana wawe ikamutanga ku bwacu, izaba ite kumuduhana n'ibindi byose. None ndashaka kugerageza iri jambo, ngiye kurisengeramo, nsenge kugeza hari ikibazo. Ndashaka ko iri jambo ubwo Imana itimana umwana wawe, ngiye kumubaza ngo ibyo nshaka bikomeye kuruta umwana wawe. Musore yari afite akazi gaciriritse gato cyane, yari mu tuzu two gukodesha inyuma ya covid, turigana hano Kigali. Asengera muri iryo jambo umwaka urashira, afata amasaha adahinduka yo gusengera muri iryo jambo ryonyine gusa. Abantu bazi ngo bazahinduka kubera ko aribo babishaka, abantu bazi ngo bazahinduka kubera ko oya, uzahinduka kubera ko washatse igishobora kukuhindura. Arasenga neza umusore, arongera arasenga gusa ugutimanya umwana wawe ukamutanga ku bwacu, uzaba ute kumuduhana n'ibindi byose. Ibyo byose ndashaka kumpindurira ubuzima, ndashaka kungeza ku rwego ushaka kugeraho, kuko umwana wawe ntabwo ari uhindutse kuruta ibyo gishaka. Musome Imana iramwumva, imaze kumwumva imitima imagurira akazi yakoraga. Yari afite akazi koroheje, kakandi ko kwihangira umurimo i Kigali. Hamanuka kampani ya Turikiya ije gushaka abantu basa n'abakora n'ibyenda gusa nk'ibyo, bashyiraho amatangazo, arababwira bati nanjye ngora ko ibisa n'ibyo nubwo nciriritse ndarafatisha. Baramubwira bati ni wowe rero twashakaga, tugiye guhera ku byawe. Ubu yatsindiye isoko ryose ry'igihugu mu Rwanda. Hanyuma ejo bundi yarandendeje tugera iwe mu rugo, haramumva bita Gacuriro i Kigali muri Vision City. Vision City murahumva?
hari amazu numva bajya bagurisha muri Vision City. Yaguze inzu yo muri Vision City ya Cyuriro, ejo bundi yanjyanye afite Range Rover n'umugore afite Range Rover n'abana batatu. Ejo bundi yanjyanye iwe mu rugo, ndibura ndahuriza kajya kora mu toro, kajya nibaza niba ari umuntu, kajya nibaza batese iri ni indege igikoreye cyane. Nashobe baratangara kutinda ijambo ry'Imana, angeza mu nzu yarandembeza, anicaza muri salo, anjyana mu cyumba cy'amasengesho arambwira ngo pfukama musenge. Pfukama musenge. Pfukama musenge. Kandi urambwira icyanditswe kigiye kuyobora ubuzima bwawe kubera uyu munsi. Hanyuma ndakubibamo, ndamara ntagituro kubera icyo cyanditswe. Hanyuma dutegereze icyo cyanditswe cyo kigiye guhindura ubuzima bwawe. Pfukama musenge. Ndareba ndashoboye kwandareba muri Vision City, ndeba ukuntu twikiye. Nuko turi autovuga, turi kuri kamera. Nabazi abanyamakuru babaye benshi. Ariko mu by'ukuri iyo unyuze His Excellency ntabwo muzi ko yatuye. Gasubira. Umukobwa Ange Kagame uwo musore twiga ni umuturanyi. Inzu zikorana muri Vision City kandi yarayiguze iyo nzu niye. Nyuma ya Covid aravuga ngo biteganye umwana wawe. Ibyo mutanga kuga ayizabura ko mutuhana ni wewe byose. Abagore b'Israel shabu. Izabura ko mutuhana ni wewe byose. None wowe ndacyanditswe kiyobora ubuzima bwawe. Ndacyanditswe kugira ngo usengeramo. Ndacyanditswe kugira kiyobora ubuzima bwawe. Uraho gusohomirije ku bintu bizikora. Uraho kataza gusagenda mu mutarimo mu bintu bizikora. Ibintu ntabwo bizigera byikora. Ibintu bitegereje kwaguruka. Kandi wahaguruka ugahagurukira mu cyanditswe. Ukavuga ngo ngiye gusengera muri iki cyanditswe. Gihindura ubuzima bwawe. Nubwo yaba umwana muto zake amayo. Abagenzi uhora basabye imaza. Alichozi neza kizatuma ubusore bwawe ubwicuza. Ibyago kubura abana, kubura amahoro mu rushako, kubura akazi, ntabwo bizigera bigutandukanya n'Imana. Ikintu ni kimwe gusa kizagutandukanya n'icyaha, ni ikigeragezo cyonyine. Kandi ikigeragezo
ni ikintu kizakwinjirana mu ntekerezo kikaguhindura mayire, kikakwereka ko neza icyo kintu umutima wawe uhamya ko ugomba kugikora, hanyuma ukagikora, wagikora kikagutandukanya n'Imana. Icyaha, icyo bita icyaha mu busobanuro bw'icyaha, definisiyo y'icyaha ni ukwitandukanya n'Imana ubizi neza ariko ukanga ukabikora. Ni ukuri kose mbabwiza ukuri, icyaha kizagutandukanya umuntu n'Imana, kandi ubizi neza kuko icyo ufunze nacyo icyo ugiye gukora, niba ari ukwiba, niba ari ukwiba. Hari abasore numvise nta muntu utagira umugaratiya. Abantu bose bagira abagaratiya, kuko abagaratiya bagira ibintu bibiri: bagira imbuto z'umwuka, abandi bakagira imirimo ya kamere. Kamere ntigira imbuto, igira imirimo, hanyuma umwuka niwo ugira imbuto, kamere ikagira imirimo. Abo bagaratiya umunsi umwe ba kamere basanze abahungu babiri, umuhungu n'umukobwa bari bagiye mu butayu gusenga. Bararyama bamaze ko kuruha, hanyuma umwe abwira mugenzi we ngo ndumva ngiye kugwa, ndumva ngiye kugwa. Kugwa murabizi, ndumva ngiye kugwa. Hanyuma mugenzi we nawe aramubwira ngo koraho nanjye ngwe, koraho nanjye ngwe. Abo ngo bagiye gusenga ngo mu butayu, ndumva ngiye kugwa, nanjye wankozeho nanone, wankozeho nanjye kagwa. Abandi batatu bari b'abadiyakoni. Ndashaka kwereka ko buri muntu abagaratiya bamusura, buri muntu abagaratiya baramusura. Abandi bantu b'abadiyakoni batatu, umwe yabaraga amaturo na bagenzi be, hanyuma barakundana, barasengana, barabwira bati wowe wambabariye ukambwira ikintu kijya kikugora cyane kijya kikurusha mu mutima wawe. Umwe aravuga ngo njyewe mu by'ukuri iyo mbaza amaturo kabona n'abandi bagenzi banjye bandi hafi, arayo nkuraho ngashyira ku ruhande, naza gutanga raporo y'amaturo ariko hari utwo nakuyeho, ntibijya bikundira kutagira yo kuburaho. Kristo ari mu nzu y'Imana, bakiba amaturo hariya mu nguni, hariya ari kwishane, hariya mu nguni agakura amaturo. Undi aramubwira bati wowe uvuze icyo kintu, njyewe hari ikindi kintu cyangoye, ikintu bita ijipo y'igice imbere, imbere nkayikurura, sinshobora kwihangana mbonye igitenge kinjiye imbere. Undi wa mugenzi wabo wa gatatu arababwira bati wowe wiba amaturo, nawe abagore barakubase, uhora umena amavuta. Njyewe rero hari ikindi, ngira ikibazo gikomeye, njyewe sinzi kubika ibanga, niba muvuze mukagenda bivuga. Mukagenda bavuze ko wiba amaturo, nawe mvuge ko abagore babagoye, nanjye nicyo kintu dusha, icyo kiza kingora. Umuntu wese afite umugaratiya umugendaho, umugenza ushaka kumukura mu mbaraga z'Imana. Kandi icyaha muri make ni ukwitandukanya n'Imana burundu, ubizi neza ko icyo ugiye gukora gutandukanye n'Imana ariko ukanga ukabikora. Ariko twasomye ijambo rivuga ngo mu nzu y'inyumba, mu nzu nini cyane, mu nzu yawe, mu nzu y'inyumba, inzu yawe nini, uru rusengero rwawe, harimo ibintu byinshi. Kandi ibyo bintu byinshi harimo iby'agaciro kenshi bigereranywa n'amazahabu, harimo iby'agaciro gake, hari ibigereranywa n'amabumba, hari ibigereranywa n'ibiti, hari ibigereranywa n'ifeza. Haleluya. Ukuntu mureba imibiri yabo, hari abayikoresha neza iby'agaciro, hari abazi neza icyo uyu mubiri ukwiye gukora. Uyu mubiri witwa urusengero rwa Kristo, hari abawukoresha iby'agaciro, hari abapfukama amasaha 24,
hari abinginga Imana nk'ukukamanuka, hari abingingira itorero ubuzima bugahinduka, hari abitwarira abandi imitwaro yabo ubuzima bwabo bugahinduka, hari abantu bakoresha uyu mubiri iby'agaciro, hakaba n'abandi baza muri korali kibaza kuririmba ngo bafashe imitima y'abera bakaza kugira abo bagusha. Muri korali cyamuzanye target gusa ni ukugira uwagusha abantu. Umuntu yaje gusa kugusha abantu, hanyuma mu rusengero icyo yaje gukora ni intambara gusa, yaje gushora, yaje gutegera kwinjira mu ntambara, yaje gushora intambara gusa mu rusengero. Abandi yaje gusa gusema desordre amatiku gusa. Yewe wabonye runaka, wamubonye none, wabonye ibyo yikoraga, hajya muri Bibiliya igihe bamwe baza mu rusengero baje kurwana, baje gucamo abantu bice, baje guhindura abantu, baje gusenya ubumwe bw'abantu, baje gusenya umwuka, baje kubangamira gusa umwuka. Nicyo cyabazanye mu rusengero. Bakora iby'isoni, bagusha abaririmbyi, bakazana urwango mu bantu. Abantu bari bazima, barasaza abantu bari bazima, bakazana ibibazo ku bantu. Ariko muri ijambo ry'Imana ryambwiye ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatungana, azaba abaye ikintu. Amabwire ku biti hanyuma usoze. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatungana, azaba abaye ikintu. Ntabwo azaba akikishwa umuntu, oya. Nta muntu uzaba ubugingo, nta musinga uzajya mu ijuru, nta mwega uzajya mu ijuru, nta musore uzajya mu ijuru. Uzajya mu ijuru ni uwahindutse ikintu. Umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunga, azaba yahindutse ku kintu, azaba yahindutse ikintu. Ntabwo azaba akiri umuntu. Umuririmbyi ahita avuga neza mu mvugutire kandi ingamba zimvemo ngo umbigure icyuma cyawe. Oya, ureke kumbindira umugore mwiza, ureke kumbindira n'umusore mwiza. Oya, ureke kumbindira umunyamafaranga. Oya, ureke kumbindira uwamamaye ukomeye cyane. Umbindure icyuma kandi ngo numara uragurira icyuma. Iyo bashaka kubicura, bashaka kugihinduramo icyo bashaka, barabanza bakagitwika kigasha, cyamara gusha bakagihonda, bamara kugihonda bakagikuramo ikintu, bakagicuramo ikintu bashaka. Mukristo nuwo nuwo bahondaguye akanoga, yamara kunoga akoroha, yamara koroha Yesu akamuhindura ikintu. Nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cye. Oya, namara kwitandukanya n'ibidatunganye, azaba yahindutse ikintu. Ikintu rero aza muzi igitambo rero bajya kugishyira ku gitambo, ari babanza kucyotsa, bakagicyoca, bakagihondagura, kikanoga, imitsi yose bakayica, n'amagufa yose bakayaca, bakayahonda, bagasasanya igitambo. Icyo nicyo kintu. Ikintu ni icyuma batwitse kigasha, barangiza bakagikoramo umuhoro, abandi bakagikoramo icumu, abandi bakagikoramo icyuma, abandi bakagikoramo icyo bashaka. Ntabwo Imana izagukoresha umurimo wayo itaragukoramo umurimo. Ntabwo Imana izigera igukoresha umurimo wayo itaragukoramo umurimo. Ntiwitegure gukorera Imana ngo wumve witwaje umusore. Oya, Imana izabanza igucyure, hanyuma ingamba zikuvemo, igukamure neza. Numara gukamuka, iguhondagure imitsi yike, amaboko yike. Ureke kuzamura ibitugu ba. Urazamura ibitugu guki. Umanura ibitugu, hanyuma Imana ipfundi gukorera. Izagukoresha kuko wabanje koroha, hanyuma ugahinduka ikintu. Imana ikavuga ngo ndashaka ko umukozi wawe. Nibavuga wumve neza, niba gutuka wumve ko atari bo. Uvuge ko Imana ngo ubababarire, uvuge ngo Yesu ubababarire kuko batazi icyo bakora. Wabivuga wowe utarahinduka ikintu, wewe wabivuga.
bakubeshera bakagutuka bakagukubita utarahinduka ikintu ntubabwire ko mwene runaka atazavugirwamo, mwene runaka atazagahirwamo, mwene runaka ndaje mbereke ngo uzige amashati. Haleluya. Oya tuzakorera Imana ari uko Imana yabaye kudukora n'umurimo. Imana igomba kubanza gukora umurimo muri wowe kugira ngo ubone kugukoresha umurimo wayo. Imana umuntu itarakoresha umurimo, itarakora n'umurimo, ntabwo ishobora kumukorera umurimo, ntabwo ishobora kumukorera. Uw'Imana itarakora n'umurimo yitegura gukorera Imana. Muri ibyo aravuga neza arimo nimumeke ndirime nahuye na Mesiya kandi guhura n'Umesiya sibisanzwe uwahuye nawe inogasha nimumeke ndirime nahuye na Mesiya kandi guhura n'Umesiya sibisanzwe abasore urubyiruko rwoye ababyeyi, urubyiruko rwoye abashumba ba kibarahura na Mesiya. Uragira ngo hari ikindi kibazo bafite kibarahura na Mesiya. Urahiriza ukuri nta mubyeyi ukomeye ufite rigere ufite ubukana byatuma umwana atananira. Nta mushumba ukomeye hano ufite imbaraga n'ububasha atitwaje ngo ashyire aba basore bose ku murongo. Umusore woroshye gusa ujya ku murongo bikemera ni umusore wahuye na Mesiya. Umusore wahuye na Mesiya gusa niwe muntu woroshye. Baramutegeka akayoboka, baravuga kumva akumvira agakora kuko yahuye na Mesiya. Umusore wese utarahuye na Mesiya ubusore bwazabwicuza. Umusore utarahuye na Mesiya ngo bacakirane gutyo ubusore bwazabwicuza. Umusore utarahuye na Mesiya ubusore bwazabwicuza. Ariko abantu badashaka kuzicuza mu busore bwabo ntabwo uzigera ukora ibintu biruta ibyo Salomo yakoze. Nubwo uzarya ubuzima uzagera ku rwego rwa Salomo, ariko Salomo yaravuze yashoje ashiraho ijambo rya nyuma aravuga ngo byose ni ubusa, ngo niko kwiruka. Ubusore buticuzwa ni ubusore bwo mu nzu y'Imana. Ubusore buticuzwa ni ubusore bwo kuyoboka inzira y'Imana. Ubusore butwicuzwa ni buriya buvuga ngo hariya badusomeye ngo muri kiriya cyanditswe kiri mu nsanganyamatsiko avuga ngo ntihakagire uzahanyura ubusore bwawe uzaba icyitegererezo mu mvugo, mu ngeso, mu migendere. Ntabwo wahindura imvugo uzarahura na Mesiya. Ntibishoboka. Kuko izo ndangagaciro kiba zibye iwacu. Ni ukuvuga ngo abavugabutumwa bose bakubwiriza baguciye imbere, abavugabutumwa bose baguciye imbere. Umuvugabutumwa wawe mukuru n'ijwi ryawe rikongorera rizi neza inzira urimo kandi rihora rikubwira ngo inzira urimo ntabwo ari yo. Abashumba bazabwiriza ubitaha, abavugabutumwa baze n'abandi baze, umuvugabutumwa mukuru ufite ugendana n'ijwi ryawe rikongorera kandi rinakuzi neza rijya rinakwibutsa inzira zawe. Rijya rikwibutsa neza inzira zawe, ijwi rirakongorera rikakwibutsa inzira zawe. Ariko igihe cyose niba ushaka kuzabaho ubuzima buticuza, ni ukuri kose ntawe waba muri iki gitaramo ngo agitindemo hanyuma ngo yicuze.
nta muntu waba mu nzu y'Imana arimo neza, ari muri korali neza, akora imirimo y'Imana neza, atunganye, yarahindutse ikintu, yaravuye kuba umuntu agahinduka ikintu ngo azicuze. Ariko igihe cyose utarahinduka ikintu, ubusore bwawe uzabwicuza. Ariko kiriya cyanditswe neza twasomye kikavuga ngo abera bo mu isi nibo fura Imana igira iteye. Abera bo mu isi nizo fura Imana yishimira zonyine. Abera bo mu isi uzifuze kuba muri abo bera, uzifuze kuba muri abo bera. Abera bo mu isi nizo fura Imana yishimira zonyine. Sita Imana yishimira.